Uko rero mubimenyereye dukomeje gushaka iSiraheli, ubwoko bw'Imana bavuga bwabuze. iSiraheli ni bande? Wibuke turi kureba bari abantu bari mu iSiraheli ni bande, bahageze gute, baturutse he. iSiraheli ya nyayo ni abirabura. Gihamya dufite ni ihe, twarabikweretse ubushize, uko ba Salomo, ba Dawidi, ba Mose, Yobu, Kristo, abafite Kristo, Yeshua Hamashiya nawe ko ari umwirabura. Noneho dukomeze turebe uko bari abantu bageze muri kiriya gihugu. Kureba rero uko bari abantu bageze muri kiriya gihugu ntabwo ari ibintu byoroshye gusobanura, nk'uko ndatekereza ko twahita dufata aho baturutse tugahita tubereka uko byagenze, kugira rero ngo wumve neza aho bari abantu baturutse, uko baje kujya muri Israheli. Tugomba gusubira inyuma yewe no kuri Nowa. Tuzi ko abantu bose bakomoka kuri Nowa, ku bahungu be batatu, Shemu, Hamu na Jafeti. Ariko ku mwami Salomo, duhereye ku mwami Salomo, dushobora kukwereka neza uko bari abantu baje muri Israheli, ko byose niho bitangirira. Reka tukwereke rero, niba bakubwiye Israheli, niba uramuka wumvishe Israheli, ujye wumva umwirabura, kuko Israheli nyayo y'Imana bari abirabura. Ubushize narabikweretse, ariko reka dukomeze kugeza igihe nzakwereka aho bari abantu bavuye. Wibuke ko twasomye ko Salomo, umwami Salomo yivugira ubwe mu ndirimbo ya Salomo 1:5 ko ni umwirabura, arirabura. Ibyo urabyibuka neza. Byagenze gute rero? Wibuke Imana yagiranye isezerano n'umwami Dawidi. Dawidi ariwe wari se w'umwami Salomo. Noneho umwami Salomo amaze kwima ingoma, akora ugushaka kw'Imana mu bihe bya mbere, nyuma aza gushaka abagore benshi n'amahabara atabarika. Ibyo bintu biri muri Bibiliya, wabishaka. Noneho dore uko byagenze. Turebe umwami Salomo. Ikintu cya mbere tureba umwami Salomo ibyo yakoze. Umwami Salomo byagenze gute kugira ngo Imana imubwire ko izamunyaga. Wibuke ko imiryango ya Israheli yari 12. Umwami Dawidi yategekaga Israheli yose bakiri imiryango 12. Umuhungu we Salomo ajeho nawe yayitegetse ikiri 12. Reka turebe rero uko Salomo yatati igihango umwami Dawidi se yagiranye n'Imana, noneho akarenga akajya gushaka abagore benshi n'amahabara, batumye ajya mu bigirwamana. Icyabiteye umwami Salomo yatangiye kujya mu ibigirwamana. Noneho ntiyagarukiraho gusa, ahubwo abyubakira n'inzu, insengero, abizana muri Israheli abantu b'Imana bava ku Mana. Gutyo ariwo mujinya Imana yagize. Reka wumve ibyo yabwiye umwami Salomo Imana yari gukora, kubera ibyo bigirwamana Imana z'ahandi yimitse bitewe n'abo bagore n'amahabara yashakaga. Bose yubakiraga inzu izo mana zabo. Byarakaje Imana cyane ku buryo Imana yavuze ko izanyaga Salomo, ikamusigira ubwoko bumwe gusa, kubera nabwo kugirira umwami Dawidi. Reka dusome rero mu bami ba mbere 11 kuva kuri 11 kugeza kuri 13, wumve uko Imana yarakariye umwami Salomo. Icyo gitumye Uwiteka abwira Salomo, kubera ibyo wakoze byose nzakunyaga ubwami bwanjye mbugabire umugaragu wawe, ariko kuko nyiri so Dawidi, umwami Dawidi, nzagusigira ubwoko bumwe, umuryango gusa, kuko umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranyirije. Ni ukuvuga ngo Imana hano yabwiye Salomo ko izamunyaga, ikamusigira umuryango umwe gusa. Umuryango wasigaye n'ubuhe? Ni Abayuda, kubera
isezerano yagiranye n'umwami Dawidi izasiga umuryango umwe gusa. Ubwo byagenze rero bwa bwoko 12, ubwoko 12 byagenze gute? 10 bwasigaye ruguru. Noneho Salomo asigarana umwe wongeyeho Abalewi, ariho bahita bagira bwa bwoko 12. Ni ukuvuga ngo Imana ibyo yavuze izahanisha umwami Salomo yarabikoze, nuko imunyaga ubwoko 10 nk'uko tugiye kubona uko byagenze. Wibuke umuhanuzi Ahiya niwe wahanuriye Salomo ibiri bizaba. Ahiya niwe wahanuriye Salomo ibyari kuba kubera kwica isezerano n'Imana. Byagenze gute rero? Umwami Salomo amaze kumva ubwo buhanuzi ko ibihugu 10 bizamuca mu myanya y'intoki bigahabwa uwari umugaragu we Rowobowamu niwe wari umugaragu wa Salomo. Umuhanuzi Ahiya abibwiye Rowobowamu aravuze ati ndi umugaragu uri kumbwira ko nzategeka ubwoko 10 bw'Imana. Ibintu bishoboka gute? Ntibishoboka. Reka turebe uko byagenze. Nawe yumvise ubwo buhanuzi yaratangaye agatangara. Reka turebe rero Rowobowamu ko byagenze. Abami ba mbere 11 kuva kuri 30 kugera kuri 32. Ahiya afata uwo mwenda mushya yari yikanije, awutabamo ibitambaro 12. Yarawutabuyemo ibitambaro 12, abwira Rowobowamu ati fata ibitambaro 10 kuko ariko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti, dore nzatanyaguza ubwami muvane mu maboko y'umwami Salomo nguhe imiryango 10, ariko wazasigarana umuryango umwe gusa, kuko ngiri umugaragu wanjye Dawidi niye Salomo nitoranije mu miryango yose ya Isiraheli. Urumva hano umuhanuzi Ahiya abwiye Rowobowamu ko Imana izamuha akoresha ibyo bitambaro yaciye muri 12, afata 10 bishushanya bwa bwoko 10 bw'Imana azaragwa. Noneho Salomo agasigarana ubwoko bumwe bwa Yuda wonye Abalewi bakuzura 12. Niko umuhanuzi Ahiya yeretse Rowobowamu uko azategeka iyo miryango 10, kandi yari umugaragu wa Salomo. Biramutangaza cyane. Bidatinze rero Salomo yaritaye mu gutwi, yumva iby'ubwo buhanuzi. Byagenze gute? Salomo icyo yakoze, yahise ashaka kwica Rowobowamu. Nuko Rowobowamu ahungira mu Misiri muri Egiputa, nk'uko tugiye kubireba uko byagenze. Nuko rero Rowobowamu ahungira muri Egiputa, agumayo atindayo kuko Salomo yashaka kumwica. Noneho umwami Salomo amaze gutanga, kuko umwami aratanga ntapfa, nibwo Rowobowamu yahungutse ava muri Egiputa. Bwa bwami abaturage bavuga ko ariyo bashaka, nuko yafashe bwa bwami 10. Isezerano ry'Imana yahanuriye mu muhanuzi Ahiya isoza gutyo. Rowobowamu afata ubwoko 10 bw'amajyaruguru, umuhungu wa Salomo Rowobowamu afata ubwoko 2. Rowobowamu bibuka ko Rowobowamu niwe wari umugaragu wa Salomo. Rowobowamu ariwe mwana wa Salomo, umuhungu wa Salomo. Bafite amazina ajya kwitiranwa. Hari Rowobowamu wari umugaragu wafashe bwa bwoko 10, umuhungu wa Salomo kuko Imana yavuze ko izabunyaga umuhungu wa Dawidi. Icyo gihe bwanyazwe umuhungu wa Salomo Rowobowamu. Bwa bwami bubavaho bujya kuri Rowobowamu, atwara imiryango ingahe? 10, basigarana imiryango 2 gusa. Reka turebe rero ko byagenze. Bamaze gucikamo kabiri, nuko bacitsemo kabiri. Ibintu
biteye ubwuzu iyo ubyumvise kugira ngo ubimenye, noneho wumve uko ijambo ry'Imana ry'umwimerere riteye, kuko nta gishimisha kumenya ukuri ntabwo. Nta namwe ujya ubyumva. Ndibaza nta muntu ujya ubyumva. Bamaze gucikamo ibice bibiri rero, niho ibintu byose byatangiriye. Reka turebe. Bamaze gucikamo ibice bibiri, Rowobowamu afite imiryango ibiri, na Yerobowamu asigaranye imiryango 10. Wibuke icyo gihe bari bakijya kwambaza Imana no mu masabato i Yerusalemu. Abaruguru baramukaga bakaza i Yerusalemu. Noneho uko byagenze burya umurengwe uba hose. Rowobowamu yarababwiraga muti muze musengere i Yerusalemu, niko Imana yatanze isezerano, mukomeze musengere hano dusengere i Yerusalemu. Wumve Yerobowamu kubera ko ari wari ufite ubwoko bwinshi, imiryango myinshi 10 yarasigaranye, yaravuze no ntabwo bishoboka. Ni gute byumvikana gute abantu imiryango 10 tuzajya tuva mu majyaruguru tukaza i Yerusalemu gusenga? Ntibishoboka. Byagenze gute? Yahise yibariza Imana y'izahabu. Imana y'izahabu abarayibaje, nuko nawe yaje kunyagwa, baza kujyanwa bunyago Ashuri. Baje kujyanwa Ashuri bunyago. Nibyo tugiye kureba uko byagenze, kubera kwanga kwambaza Imana i Yerusalemu, umurwa Imana yitoranyirije. Wibuke ko tumaze kubisoma ko ari umurwa Imana yitoranyirije. Ibyo bintu Yerobowamu yarabizi neza, ariko kubera bya bintu by'umubiri byo kwisi, wumva ko ufite ingufu washobora byose, byaranze, kamere yaranze, abona ko afite amaboko, ubutwari yabuhawe uko yibwiraga ko afite amaboko, ko byanze bikunze ab'amajyepfo b'i Yerusalemu aribo bagomba kuzajya baza gusengera ruguru i Samariya. Noneho reka turebe uko byagenze rero. Aho rero harahagana mu mwaka wa za 721 na 722 mbere y'ivuka rya Kristo, nibwo Ashuri yateye bwa bwoko 10 bw'amajyaruguru, babatwara bunyago i Ashuri. Barabajyana babageza Ashuri, babatwara bunyago. Ubwoko 10 bujya mu buretwa. Kuva icyo gihe nuko bwagiye bujya Ashuri. Yuda isigara n'Abalewi. Noneho Rowobowamu asigarana ubwoko bubiri gusa, Yuda n'Abalewi. Noneho bwa bwoko 10 bujya mu bucakara i Ashuri. Nuko bagiye bose batwarwa bunyago. Uko byagenze rero niko bihera tubona ukuntu bari abantu baje mu gihugu. Iyo ugeze hano rero nubwo bishyuha cyane, kuko utumva nk'ibi bintu ukuntu abantu batangiye kuza muri iSiraheli kubera bwa bwoko 10 bwavuyemo. Byagenze gute? Abo muri Ashuri baravuga bati reka dufate abantu tubasimbuze bariya tuvanyeyo. Bafashe abantu bo muri Ashuri n'ibyo bice bindi byegereye, noneho babajyana muri iSiraheli. Dore nuko byagenze. Bafashe abantu bo muri Ashuri babajyana muri iSiraheli, hamwe hari ubwoko 10. Urumva ko bitangiye kumera? Ni ukuvuga ngo habaye ihinduranywa ry'abaturage. Abari muri iSiraheli babajyanye muri Asiya bunyago. Umwami wa Ashuri afata abantu agiye toratoranya y'Abashuri muri ibyo bice byose bibegereye, babajyana muri iSiraheli. Ayo mpamvu uyu munsi Palestine ishobora kuvuga iti kiriya gihugu ni icyanjye. Abantu bose bakavuga ati Palestine kiriya gihugu ni icyawe, turakumva kabisa, niko bimeze. Ariko se ni igihugu cyabo. Urumva ukuntu batangiye kwaza, nuko baje babaza Ashuri bahinduwe kubera ba bandi bwa bwoko 10 Imana yahannye bajya bunyago muri Ashuri. Ashuri nayo itangira gushyirayo abantu bayo, nuko bashatse kwigarurira kiriya gihugu. Ariko reka tukwereke uko byagenze. Reka rero twumve uko byagendekeye abo bantu bavanywe aho ngaho za Ashuri n'i Babuloni, bakajyanwa i Samariya. Hamwe haratuye bwa bwoko 10 bw'Imana, nk'uko tubisoma mu Bami ba 2
11 kuva 24 kugeza kuri 26. Hanyuma umwami wa Ashuri yimura abantu b'i Babuloni ni Kuta ni Awa ni Hamati ni Sefarayimu abatuza mu midugudu y'i Samariya. Yakukumye abantu bose bavana hirya no hino abajyana i Samariya, hamwe hari ubwoko 10 bw'Imana. Baraza bahindura i Samariya, baguma mu midugudu yaho, ariko bakiratura ntibubaha Uwiteka Imana. Ntabwo bari bazi Imana, ntibubahirije Imana. Reka wumve uko byabagendekeye. Icyo cyatumye Uwiteka bateza intare zikabicamo bamwe. Niko kubwira wa mwami wa Ashuri ngo abanyamahanga watuje mu midugudu y'i Samariya ntibazi imihango y'icyo gihugu, ntabwo bazi Imana. Reba rero uko byagenze. Nicyo cyatumye Imana ibateza intare, none zirabica kuko batuzi imihango y'icyo gihugu. Nuko umwami wa Ashuri arategeka ati, nimujyane umwe mu batambyi mwavanyeyo, mufate umwe mu batambyi, umwigisha wo mu batambyi mwavanyeyo, agende abigishe. Reka dusome uko byagenze. Agende abeyo, ajye bigisha imihango y'Imana y'icyo gihugu. Urumva uko bize gukurikiza Imana n'imihango ya iSiraheli kuva icyo gihe cya Ashuri muri za 722 mbere y'ivuka rya Kristo. Nibwo bagiyeyo, intare zirabivuna. Intare zivunnye, umwami aravuga ati, reka noneho twareze umuntu wabo wo mu batambyi mu bigisha, noneho ajye abigisha imihango y'icyo gihugu. Nuko rero umwe mu batambyi bari barakuye i Samariya araza atura i Bereti, abigisha uko bakwiriye kubaha Imana Uwiteka Imana ya Isiraheli. Urumva ko rero bari abantu b'abanyamahanga batangiye kugera muri Isiraheli muri za 720 mbere y'ivuka rya Kristo. Niyo mpamvu rero bifite ishingiro umuntu akwiye ko umuntu wageze icyo gihe muri Isiraheli ari igihugu cye ntabwo babishidikanyaho, kuko uko byagenze ababisobanukiwe ni mbarwa. Nuko rero batangiye kuhagera, tuzagenda tuzamuka tukareba uko n'abariya baje kuza nyuma bakahafata. Ubwoko bw'Imana bwose bwarashize muri Isiraheli na Yuda uko yaje kujyanwa buyago i Babuloni. None bose bamaze gutatana, nibwo mu bihe bya vuba bariya bari muri Isiraheli baje kujyayo bakita ubwoko bw'Imana. Umva rero Palestina bavuga ati, igihugu ni icyanjye, kuko abo Palestina bakomoka kuri iyo miryango ya kera yagiye iva za Babuloni ikaba za Ashuri igatuzwayo, kubera Imana yahannye ubwoko bwayo 10 bwo mu majyaruguru. Nuko bagiye bahaza. Turi bukomeze rero tureba uko byagenze. Noneho kubera ko batari bazi Imana, wibuke intare zabirayemo zirabica. Zimaze kubica, igisubizo cyari kihe? Cyari ukubigisha gukurikira Imana. Nuko mbese bahinduwe imitekerereze yabo n'imyumvire yabo, bava muri izo mana zabo. Urumva bahimuriwe. Ingero nyinshi turazizi. Iyo abantu bavuye ishyanga cyangwa mu buhunzi bakajya mu kindi gihugu, biga ya mico, noneho amagenerasiyo akurikiye byanze bikunze generasiyo ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 10, noneho turabara amagenerasiyo y'ijana n'ijana, ntabwo ushobora kugira itandukanyirizo n'abenegihugu b'umwimerere. Niyo mpamvu rero ikibazo cya Palestina na Isiraheli utacyumviyeho muri imizi, ntushobora gusobanukirwa ibiri kuba hariya muri Isiraheli, kuko yaba bari muri Isiraheli aribo bita Ashkenaz, yaba bari Palestina, kiriya gihugu nta n'umwe nyiracyo, kuko ba nyiracyo Imana izabavana mu mpande z'isi ikazabasura muri kiriya gihugu. Nta n'uyu n'umwe nyiri kiriya gihugu. Nk'uko tuzakomeza tubikwereka, tukagenda tuzamuka gahoro gahoro, tukava aho muri Ashuri bajyanwa bunyago, kugeza bimwe abarashuri bakajyanwayo bagafata umuco, bakiga umuco uko byagiye bigenda. Noneho tuzarebe ba bandi bajyanwe Ashuri bunyago byagenze gute, bagiye he, bariho uyu munsi. Akaba bivuga ngo nibo bwa bwoko 10 bwabuze. Baburiye he? Barihe? Ni weho, ni njyewe, ninde?
tuzabireba kuko dukomeza tugenda tuzamuka. Noneho wumve neza uku kuri tukubwira ko kwanditse muri Bibiliya uko byagomba kugenda nuko bizagenda kugira ngo Imana isubize abantu bayo mu gihugu cy'isezerano. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.